ashimwe bwoko bw'Imana. Uyu mugoroba turanezerewe nanone kubwo kongera kubana ikiganiro cyacu cyashize twaganiriye ku ijambo ubutumwa bwiza bwa Yohana. Uyu munsi tugiye kongera dukomeza rya jambo ryacu, kadusenga Imana hanyuma dukomeza ijambo ryacu. Mana, turagushimye, tugushimye kuri Imana ndetse tugushimye kongera kwemeza no kumubwira abanye natwe waturinze. Shinga ko uyu munsi twongeye kongera kumva ijambo ryawe, wahumetse abanditsi bakandika. Shinga kandi waburi icubiro mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Ejo twasoreje hahandi avuga ngo Yesu yakundaga, twasoreje kuri Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu nashimwe cyane. Kadukomereze muri ijambo rivuga ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kandi aho yari ari, maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire i Yudaya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ngo yumvishe ikibazo cy'uko Lazaro arwaye gasibira kabiri. Birashoboka ko nawe hari kubona ibibazo bifite, birashoboka ko waba uzi ko Yesu atakumva, ariko ndavugana nawe uyu munsi uyu mugoroba. Yesu arakumva kandi Yesu arazi neza yuko uhari. Yesu arazi neza ko ufite ibibazo. Yesu arazi neza ko uri kugeragezwa. Yesu arazi neza yuko urwaye. Yesu arazi neza yuko ufite amadeni. Yesu arazi neza yuko bagiye kugusohora mu nzu kubera ko urayikunda, ariko Yesu ngasibira kabiri. Yesu nashimwe cyane. Yesu yasibiye kabiri, ariko impamvu yasibiye kabiri si uko atarazi icyo kibazo cya Lazaro, ahubwo yari akizi, ariko yari azi impamvu yo gusibira kabiri. Nuko abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Ayo ibibazo nk'iki urakibaza. Yesu hari ibishaka kumucireye, Yesu hari ibishaka kumutangira ngo bimusubize inyuma agataza kureba, ariko ibyo bishaka kumusubiza inyuma Yesu arabizi. Yesu arakuzi wowe ubwawe. Yesu arazi neza yuko ufite ikibazo. Niyo mpamvu mubwiye uyu mugoroba, uyu Yesu yiteguye kugutabara, uyu Yesu yiteguye kukurwanirira. Yesu arabasubiza ati mbega umunsi nugira amasaha 12 ugenda ku manywa nasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara. Yesu azagutabara ku mugaragaro. Yesu azagutabara ku mugaragaro izuba riva. Yesu azagutabara hakibona, kuko Yesu nawe arabizi umunsi ugira amasaha 12. Ugenda ku manywa ntabwo ajya asitara. Yesu azaza ku manywa. Yesu azaza hagaragara. Yesu ntabwo azigira asa yihishe. Ako kantu ndizera kukumvisha kandi ntabwo wari ukazi. Yesu azaza hagaragara. Yesu arabizi neza ko ugenda nijoro asitara. Nawe uyu mugoroba ndavugana nawe ngo Yesu azagaruka hagaragara. Umurongo wa 10 uravuga tusome kwa 11. Avuze atyo ahera ko arababwira ati inshuti yacu basa irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Yesu avuga ijambo rikomeye. Inshuti yacu basa irasinziriye, ariko ndahagurutse
ngiye kumukangura. Yesu arahagurutse uyu mugoroba azanwe no kugutabara. Yesu arahagurutse uyu munsi azanwe no kukurengera. Yesu arahagurutse uyu munsi azanwe no kugira ngo akurengereyeho. Amina, haleluya. Yesu arahagurutse uyu munsi azanwe no kugira ngo avugane nawe. Yesu arahagurutse uyu munsi azanwe no kuba yagira byinshi akora ku buzima bwawe. Hari ikintu kinini Yesu yiteguye gukora mu buzima bwawe. Amina, haleluya. Reka tube dusuba icyanganano. Ntabwo twifuza ko ibiganiro byacu bigiye kuzajya biba birebire cyane. Ibiganiro bigufi bikurikiranwa n'abantu benshi. Ujye ubona isharinga, ubwire inshuti zawe zibashe kudukurikira, bumve ijambo ry'Imana, bumve ibihumuriza. Ariko ndatangaye, Yesu burya arabizi. Ndatangaye cyane, Yesu burya arabizi iyo ufite ibibazo. Ndatangaye uyu mugoroba, Yesu arahagurutse azanwe no kukurengera. Mana we, ushimwe Mwami ukomeye. Ushimwe yuko uhagurutse uyu munsi uzanwe no kurengera ubwoko bwawe. Ushimwe yuko buri wese umaze kureba iyi video, ugiye kureba iyi video, ubashe kumurengera kandi ubashe kumutabara. Shimwa kandi uhabwe icyubahiro. Korera buri wese icyo yifuza. Mwami wanjye ndaguhamagaye kugira ngo wongere kuturengera kandi ukomeze kuturwanirira. Ngaho icyubahiro n'icamurwe ibintu n'abantu, hanyuma ukeye gukura Imana. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakoze. Amen.